rero mu by'ukuri Satani abategeye umuntu mu gihe yageragejwe wari ko bamufatanya n'imibabaro yenda bishoboka abe yamugusha mu byaha cyangwa se mu bintu bitandukanye. Ni nayo mpamvu tubona ko Satani yashatse kwegera Yesu amutegera ku nzara yibwira ko hari yenda ubwo amaze iminsi atarya yenda ko yamugerageresha ibyo kurya akamushobora, ariko Yesu amuneshesha ngusabe mu ntambara zitandukanye wihangane we kuva mu ntambara. Ya ndirimbo twaririmbye ngo murwanyi we cyo mbwira nawe, ariko umurwanyi asubiza neza, gwasubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara, nubabare wihangane wireke imirimo yawe, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Niwumva se uko umurwanyi yashubije ati urugamba ruzashira. Burya ni byiza ko umuntu arwana intambara anazi ko igihe kizagera ikarangira. Burya byanga bikunze turebye nk'uko twabivuze. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo nkwisegureho cyangwa mbisegureho mwebwe mwahisemo kudukurikirana. Murabona ko turimo turakoresha mikrofone imwe, ubwo rero hatagira wenda icyakuvana mu mwanya urimo bikakubuza kudukurikirana nk'uko bikwiriye. Iminsi ntago ihora ihwanye, niko mubwiriza yavuze ko igihe cyose kigenewe igihe cyacyo. Ndagira ngo rero nibarize uyu mubyeyi unteze amatwi cyangwa se ubasha kunkurikirana, namubwira ngo niba ari kurwana intambara nagume mu ntambara, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Niyo ntego mbese nari mfite cyangwa se nicyo cyifuzo mfite cyuko abagenzi bagana mu ijuru bakwihanganira ibihe bitandukanye bari kunyuramo, urugamba bari kurwana bakaguma mu ntambara, kuko tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Imana idufashe cyane. Murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero, ati joro ryijimye cyane buracyaha nyuma, ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Murwanyi we cyo mbwira nawe, ansubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara, ntubabare wihangane wireke imirimo yawe, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Ntubabare wihangane wireke imirimo yawe, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Ntubabare wihangane wireke imirimo yawe,
tuzabo n'igihembo cyiza nidutabaruka. tugushimiye wowe wahisemo kudukurikirana kuri Witsemba Channel. Imana iguha umugisha. Turimo rero dutembera nibwo tuje kubona dusanga umuntu w'umugabo arimo aririmba. Byadutangaje cyane ariko biranatubabaza kuko yarimo aririmba mu ijwi ry'umubabaro. Ndagira ngo rero njyewe mumanze mumenye uri ku ruhande rwa kamera nk'umukameramani, nitwa Ntegerejimana Petahiya. Hanyuma nkaba nkunda umuntu wese unkunda, ngakunda n'unyanga kuko dukwiye gukunda n'abanzi bacu. Reka rero tuze kwakira uyu muntu atwibwire, kuko hari abantu bashobora kuba bamubonye bwa mbere, abandi bakaba bari basanzwe bamuzi, ariko birakwiye kutwibwirana nk'uko mbibwiye, nawe akabibwira abari basanzwe bamuzi bakamumenya byungutse, ndetse n'abatari bamuzi nabo bakaba babasha kumumenya. Ariko mbere y'uko twibwirana, ndagira ngo tubanze dusenge Imana kugira ngo Imana Nyirijuru ize kubana natwe muri aka kanya. Reka dusenge, nitumara gusenga turaza kumwakira atwibwire icyo ari cyo. Nuko Mana Nyirijuru n'isi, turagushimiye. Ni wowe waremye ibyaremwe byose biri munsi mu isi ndetse no mu ijuru, kandi ikuzimu naho ugerayo kuko uri Imana iba hose. Turakunezerewe rero ko n'uyu munsi uri kumwe natwe. Ni wowe waturinze impfu nyinshi zitandukanye, nubwo bidakuyeho ko tutazapfa, ariko igihe kitaragera dushimye izina ryawe kuko hari icyo wadusigarije. Uyu mwanya rero turasenga kugira ngo utubabarire gukiranirwa kwacu kose. Maraso y'umwana wa Kristo atubonekeho, atwezeho imyanda yose y'umubiri ndetse n'iy'umutima. Tugubwe neza turi kumwe nawe. Ndakwinginze umwuka wera adufashe kandi adushyigikire. Umuntu wese uri hirya no hino ku mpande enye z'isi, ube hagati muri we, uri uwo kumufasha no kumwigisha, kugira ngo Uwiteka turusheho kumenya umucyo waviriye isi. Yari mu mwijima, natwe tukagenda nk'abanyamucyo, kuko abaviriwe n'uwo mucyo bose babaye umucyo. Ndagushimiye rero kugiye kubana natwe, bane n'umugaragu wawe, nanjye ubane nanjye, kugira ngo ibyo dukora byose duharanire izina ryawe ko ryahabwa icyubahiro. Ni ukuri Uwiteka ushimwe, kuri Imana yumva gusenga, kandi umuntu wese uzatwumva afite ibibazo bitandukanye uzamubera igisubizo muri byose, kuko nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe dusenze dutyo twizeye izina rya Yesu, amen, amen. Ndagira ngo rero tumwakire atwibwire nk'umuntu mukuru, hanyuma namara kutwibwira turaza kongera nyine tugira icyo tumubaza. Murakoze. Murakoze cyane. Haleluya. Murakoze kutwakira. Nitwa Ntamugabumwe Etienne, nkaba mbarizwa mu itorero rya Gasovu ADPR, paruwasi ya Rundoye, rikorera mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Nkaba rero n'ubundi ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 7. Nkaba ndi umukristo nyine mu iryo torero rya Gasovu. Imirimo nkora mu itorero, ndi umudiyakoni mu iryo torero, nkaba n'umuyobozi wa korali Witsemba. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo nkwisegureho cyangwa mbisegureho mwebwe mwahisemo kudukurikirana. Murabona ko turimo turakoresha mikrofone imwe,
ubwo rero hatagira wenda icyakuvana mu mwanya urimo bikakubuza kudukurikirana nk'uko bikwiriye. Iminsi ntabwo ihora ihwanye, niko mubwiriza yavuze ko igihe cyose kigenewe igihe cyacyo. Ndagira ngo rero nibarize uyu mubyeyi w'abana 7 ko dusanze uri muririmba indirimbo y'umubabaro ivuga ngo murinzi wemenyesha igihe. Ndimo nibaza ngo mbese uri mu bananiwe nk'uko Yesu yabwiye abigishwa ngo namwe murashaka kumvaho? Ese namwe ijoro ryakuruhije, ryakubereye rirerire kugeza ubwo ukenera umuntu ukubwira ngo buraza gucya hanyuma? Watubwira igitumye dusanga uririmba iyi ndirimbo y'umubabaro ariko ije guherekezwa n'ibyishimo bivuga ngo Yesu arenda kuza? Ndagira ngo mutubwire impamvu iyo ndirimbo. Murakoze cyane. Ni koko musanze turirimbiye indirimbo, ni indirimbo nkunda gutekerezaho cyane, kandi iyi ndirimbo ijya imfasha ikankomeza cyane cyane iyo ntekereje uwayiririmbye umwanya yari arimo. Bigaragara ko yari arimo ahumuriza cyangwa se akomeza bagenzi be, bwavuga ati murinzi we menyesha igihe, iwacu se ni imuhero, ati ijoro ryijimye cyane buracya hanyuma. Bigaragara ko bari mu gihe cy'ijoro ndetse yibaza amaherezo y'iryo joro, ariko aza guhabwa ijwi ry'ihumure ko buri buke hanyuma. Niyo mpamvu rero iyi ndirimbo nayiririmbaga, ariko ntekereje n'iyi minsi turimo amajoro ni menshi ku bagenzi, nkumva rero nari ndimo ndirimba ndetse nzirikana uyu muririmbyi waririmbye ino ndirimbo, naho yavuze ati murwanyiwe cyo mbwira nawe, ngo asubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara, ati ntubabare wihangane wireke imirimo yawe, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Rero ndimo fashwa n'uno muririmbyi waririmbye ino ndirimbo, nkumva nkwiye gukomeza imirimo yanjye kandi sindike kwihangana, kuko tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Muri make rero nari ndimo ndirimba indirimbo kuko iri kumfasha cyane cyane, nkumva ndetse na mugenzi wanjye unteze amatwi cyangwa se ubasha kunkurikirana, namubwira ngo niba ari kurwana intambara nagume mu ntambara, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Niyo ntego mbese nari mfite, cyangwa se nicyo cyifuzo mfite, cyuko abagenzi bagana mu ijuru bakwihanganira ibihe bitandukanye bari kunyuramo, urugamba bari kurwana, bakaguma mu ntambara, kuko tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cyangwa se mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cyaho ni icya mbere umurongo wa 12. Haranditswe ngo hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Imana itugiriye neza. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo dusomye, afite intego itubwira ko dukwiye kwihanganira ibigeragezo. Imana itugiriye neza. Uyu mwanditsi yanditse amagambo mu by'ukuri yerekana uburyo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Biragaragara umuntu wese wahamagawe n'Imana afite ibimugerageza bitandukanye, kuko umuntu wese uri muri iyi nzira aba ari mu rugamba.
niyo mpamvu iri jambo dusomye ritubwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ryashyize mu buke, ntabwo ari mu bwinshi. Umuntu ku giti cye wihanganira ibimugerageza. Imana itugiriye neza. Ndagira ngo Imana idushoboze kumva iri jambo n'intego yaryo. Rwose mugenzi unkurikiye, ndagira ngo utekereze, mbese muri iyi minsi uri kugeragezwa n'ibiki? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo urasabwa kwihanganira ibikugerageza. Rero hari inyigisho ziboneka muri ibi bihe zitambutswa n'abantu bamwe na bamwe, berekana ko umuntu yamaze kugera mu Mana byose yabirangiye, ariko nta kindi kibazo, ntashobora gusonza, ntashobora guhura n'ibibazo, ntashobora gukena. Ariko izo nyigisho ntabwo ari ukuri, ntabwo ari ukuri. Kandi abantu bamaze kwinjirwa n'izo nyigisho, kenshi babonye umuntu ahuye n'ibigeragezo bashaka kumufata ko hari yenda ari ibya. Izo nyigisho rero zibwira abantu ko iyo umuntu amaze kugera mu gakiza nta bindi bibazo, ni inyigisho z'ubuyobe, kuko byanga bikunze tugomba kumenya ko na Yesu Kristo umwami wacu twizeye, iyi si yayibayemo, ayigeragerezwamo, kandi yivugiye ko umugaragu ataruta shebuja. Niyo mpamvu rero ngira ngo nkubwire ngo ibigeragezo uri kunyuramo urasabwa kubyihanganira, kuko niwihangana, nyuma yo kwihangana uzabona ubugingo buhoraho. Ndagira ngo mbabwire ko n'ubundi ikigeragezo ni ikintu Imana ishyira imbere y'umuntu, ariko ishaka kugira ngo ipime urukundo ayikunda. Kuko hari mu kigeragezo Satani aba ahagaze cyane, agira ngo wenda umuntu ateshuke, nateshuka abona icyo amurega imbere y'Imana ati nga. Rero mu by'ukuri Satani aba ategeye umuntu mu gihe yageragejwe, ngo areke bamufatanya n'imibabaro, yenda bishoboka abe yamugusha mu byaha cyangwa se mu bintu bitandukanye. Ni nayo mpamvu tubona ko Satani yashatse kwegera Yesu, amutegera ku nzara, yibwira ko hari yenda ubwo amaze iminsi atarya, yenda ko yamugerageresha ibyo kurya akamushobora, ariko Yesu amuneshesha. Niyo mpamvu rero mwene data nkubwira ngo ujye wihanganira irigerageza, kuko umuntu wese uri muri uru rugendo afite ibigerageza bitandukanye, kuko byanga bikunze umuntu wese ari ku rugamba. Ntavuga ngo ari ku rugamba ataraswaho, ahubwo bagomba kurwana intambara kugira ngo agaragare nk'unesheje, noneho nanesha nawe ahabwe ubugingo buhoraho. Burya iyo uhuye n'inzara, kenshi haza amajwi akwereka inzira wanyuramo kugira ngo yenda ubone icyo kurya, ariko ujye ureba ayo majwi, hari igihe aza ari kubwira ati yenda kora gutya urabona icyo kurya. Ariko niba iyo nzira ari kukubwira ari inzira y'icyaha, ihangana inzara ikurye, uneshe, Imana izawugaburira n'ubundi kandi binyuze mu nzira nziza. Wenda kuba uri umudamu wibana ugahura n'ikibazo, Satani akaza ati ariko wakwemeye tukakora gutya tukaryamana nkaguhibe, ariko icyo gisubizo kiri kuza ari cyo kunyura mu byaha. Ihangane urwane intambara, iyo nzara nishaka ikurye, ariko igihe gikwiriye Imana izagutabara, Imana itugiriye neza. Birashoboka ko rero ushobora guhura n'ubukene butandukanye, hakaza amajwi akubwira ngo tumurimo, reka umurimo, yenda hari ugira aho ujya urabona igisubizo, ariko ihangane ugume mu murimo, Imana izagutabara. Kandi ni koko nubwo bimeze bityo, Uwiteka ajya arengera abantu be mu gihe nk'icyo cy'amakuba, ntabwo ajya bakuraho amaso abanabitayeho. Niyo mpamvu hari umukurambere wacu witwa Yobu, nkunda kumutekerezaho cyane, nkabona ari ikitegererezo cyo kwihangana,
kuko yahuye n'amakuba atandukanye, yewe inshuti ze zimucikaho zimaze kumugira inama mbi, zibonye Yobu rwose akomeye gukiranuka kwe, akomeje kwihangana, dore ko zamugiraga inama zo kureka Imana, ariko Yobu arahagarara kigabo, aravuga ati njyeweho naho yanyica napfa niringiye. Arwana intambara nziza, kandi igihe kigeze Imana iramutabara. Ubwoko bw'Imana, ikigeragezo nicyo kintu Imana ipimiraho abantu bayo ko bayikunda. Rwose nari mvuze kuri Yobu uburyo Satani yibwiye ko hari nahura n'ibibazo abasha kureka Imana, ariko Yobu yerekana ko Imana atayikundishijwe n'uko yari atunze cyangwa yari afite abana bari bamugose nta kibazo afite, ahubwo agaragaza ko no mu gihe ibyo byaba bidahari abasha n'ubundi gukomeza gukunda Imana. Byose birashira, ariko Yobu akomeza kunamba ku Mana ye. Ubwoko bw'Imana rero, ndagira ngo mbabwire ngo ibigeragezo ntibikadukure mu nzira, ahubwo bijye bidutera gukomera, ndetse twereke Imana ko tuyikunze by'ukuri, ko ibigeragezo bitadukura kuri yo, kuko kwihangana niko kunesha ibigeragezo. Niyo mpamvu na Yesu yabivuze muri Luka 21:19 avuga ati nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Bigaragara ko yari amaze kubwira abigishwa be ibikomeye bizabaho, ndetse uburyo bazangwa n'abantu bose, ababwira byinshi, ariko ababwira ati nubwo bimeze bityo nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Mwene data uneze amatwi, nkakubwira ngo niwihanganira icyo kigeragezo urimo uzakiza ubugingo bwawe. Ihangane, yenda birashoboka ko unteze amatwi ufite urugamba rw'uburwayi, ariko ihangane no mu burwayi wihangane, kuko n'ubundi Imana ikwitaho, kandi ifite igihe yagenye ko nuramuka ukomeje guhagarara neza izaza ikagutabara, kandi ikagutabara utabarukanye intsinzi. Yemwe bujya ikigeragezo iyo umuntu akivuyemo neza yihanganye, hari aho kimushyira, kuko hari indi ntambwe Imana imuteza iyo yihanganiye ikigeragezo. Mwene data, urashobora ko yenda ufite ibibazo bitandukanye, ndetse yenda abantu bakari kwishimeje bakubwira ko yenda impamvu ufite ibibazo yenda ari impamvu z'uko yenda hari ari ibyaha, ariko jya wisuzuma niba wumva ntacyo umutima ugushinja, kuko birashoboka ko umuntu ashobora kugira ibibazo yenda ari ingaruka z'ibyaha, byo birashoboka. Ariko niba wumva nta kibazo umutima uri kugushinja, ihangane ukomere, urwane intambara nziza, igihe kizagera Imana izakwiyereka nk'uko yiretse Yobu. Abantu bose baramushizeho baramuvuyeho, yarasigaye ari wenyine, ariko igihe kiragera Imana iramurengera iramutabara. Kandi ni koko Yobu Imana imaze kumutabara yamushumbushe ibyo yarabuze byose, arongera agira agaciro mu bantu, arongera agira ijambo ye yarabuze. Niko bimeze rero nawe niwihangana, Imana izagusubiza agaciro, izaguha ijambo. Birashoboka ko yenda inzara yagusuzuguje abantu barimo bagenda bavuga bati se nkuriya ko asenga, tukaba tubona inzara itava mu rugo rwe, ariko ihangane, igihe kizagera nunesha Imana igusubiza agaciro, wongere ugire ijambo, ndetse abantu batangare. Birashoboka ko yenda hari uri mu kigeragezo, ukaba yenda ugenda rwose nta kambaro, ariko ihangane, Imana izakwambika. Gusa we kunyura mu nzira itari nziza, yenda ngo ni ukugira ngo ubone umwambaro, kuko ushobora kubona mu nzira zitari nziza ukabuneshejwe, ariko niwihangana Imana izakwambika, kandi umwambaro uvuye mu bushake bwayo, Imana ikugiriye neza. Nanjye ukubwira ibi ndi umugabo wabihamya, kuko nanjye nagiye mbona kugira neza kw'Imana, nkabona Imana inyambitse ne nambaye ubusa, ndetse nkabona Imana ingaburiye ntafite icyo kurya. Imana rero igufashe, kuko iyo wihanganye byanga bikunze Imana igikugirira neza. Nkavuga ngo rero
kubwira ijambo twasomye ngo hahirwa umuntu wihanganira bimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. None se nimwumva ko iyo umuntu yihanganye nyuma yo kwihangana yemerwa, kandi iyo yemewe nabwo ahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana itugiriye neza. Mugenzi rero wari unteze amatwi, ndagira ngo rwose ngusabe mu ntambara zitandukanye wihangane, we kuva mu ntambara. Ya ndirimbo twaririmbye ngo murwanyi we cyo mbwira nawe, ariko umurwanyi asubiza neza, wasubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara, nubabare wihangane, wireke imirimo yawe, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Niwumva se uko umurwanyi yashubije ati urugamba ruzashira. Burya ni byiza ko umuntu arwana intambara anazi ko igihe kizagera ikarangira. Burya byanga bikunze, turebye nk'uko twabivuze mu batubanjirije, bagiye banyura mu bibazo bitandukanye, ariko bakomeza kwizera Imana, bagakomeza kwihangana, bagashinyiriza. Ntabwo Imana yigeze ibirengagiza, ahubwo bose ku gihe gikwiriye yagiye batabara, kandi ikabatabara inejejwe nuko bayihesheje icyubahiro. Mwene data, mushiki wanjye, burya iyo wihanganye rwose ntukoze Imana isoni ngo ukore ibyangwa n'Imana, byanga bikunze Imana yagutabara, kandi nawe ugatabarwa unejejwe nuko utahungabanye ube muzizerwa. Imana ikugirire neza, Imana igufashe, kuko umuntu wese agira urugamba rwe. Ni koko hari ibiza ari rusange kuri bose, abantu tugasabwa kwihangana, ariko hari n'ibiza ari iby'umuntu ku giti cye. Ariyo mpamvu nyine igihe atubwiye ngo hahirwa umuntu wihanganiye, ukumva ko hahirwa umuntu nyine ni umuntu ku giti cye. Ibiri kukugerageza urasaba kubyihanganira, nanjye nkihanganira ibiri kungerageza, kandi biragaragara ko aho iyo wihanganye nk'uko nakomeje mbivuga, nyuma Imana iragutabara. Ndagira ngo rero tuze kwinjira mu mwanya wo gusenga Imana. Ngusabe we wari unteze amatwi, we wankurikiranye, wihangane. Ni ukuri Imana igitabara abantu bayo, ntabwo yabareka, nubwo wenda Satani aba yifuza ko bapfa bikarangira, ariko Imana irengera abantu bayo. Kandi dufite ibihamya byinshi bifatika by'uburyo Imana yagiye idutabara, natwe twagiye tubona byinshi nk'uko nabivuze, kandi ubwo nawe hari ibyo wabonye. Gusa Imana nigufashe ukomere, ugumye wihangane, kuko igihe nikigera Imana izakurengera. Gumya urwane intambara, gumya urwane intambara. Mfite umudamu niwe ujya ukunda kwigisha akavuga ijambo rivuga ngo burya umuntu akwiye kwihangana, ngo no mu gihe cy'inzara, ngo inzara ngo ibasha kurya umuhori, ngo ariko igufa rigasigara, kandi igihe cyagera wihanganye Imana ikongera ikaguha ibyo kurya, na ya nyama ikongera ikayiteraho. Ubwo rero wihangane, wihanganire ibihurimo. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo rero we warunkurikiye uce bugufa aho uri, dufatanye gusenga Imana. Birashoboka ko hari urugamba ufite rukuruhije, ariko Imana iri kukureba. Wikwiheba, wihagarika umutima, Imana iri kukureba. Yenda hari inyigisho zateye zerekana ko nta muntu w'Imana wagira ibibazo zakugezeho, urimo wibaza icyo wakoze bikakuyobera. Ariko niba wumva ntacyo umutima uri kugushinja, ihangane, komera, Imana ikwitayeho. Ni ukuri ntabwo Imana yakureka. Imana ni nziza, ni Imana y'inyarukundo, ni Imana irengera abantu bayo, kandi mu kigeragezo ni Imana igiseruka igatabara bayo. Reka rero dusenge Imana. Ndagusaba nguce bugufi, tutanye gusenga Imana. Ni icyo njya nkubwire ngo wihanganire ibigeragezo, kuko bizashira, kandi nyuma Imana izagutabara. Uwiteka Imana ishobora byose,
ndagushimiye kuri Imana igira neza, uri Imana irengera abantu bayo, uri Imana itabara abantu mu bigeragezo by'uburyo butandukanye, kandi ni koko ijambo ryawe ritubwira ko nawe wageragejwe mu isi, ko ariyo mpamvu utabara abageragezwa bose. Abageragezwa n'inzara ujye ubatabara kuko nawe inzara wahuye nayo, abageragezwa n'akarengane ujye ubatabara kuko nawe wararenganyijwe. Ujye utabara abantu bageragezwa mu buryo bwose, abambaye ubusa urabambika. Mwami, turakwinginze ngo udufashe buye nk'ibi ngibi turi ku rugamba, maze urebe abantu bawe bari kugeragezwa n'ibintu bitandukanye, kandi nk'ibyerezo utanakabegera agira ngo bakure mu nzira, ahubwo nibakomere bagume mu ntambara kuko urugamba ruzashira. Urakoze kuko utwumvise, urakoze ko witeguye gufasha umuntu wese uri ku rugamba, uri kwanga rwose gukora ikintu cyatuma izina ryawe ritukwa. Ngaho rero komeza kutugirira neza, komeze kurengera abantu bawe, nuko ubuntu bwawe n'ubufashwa n'Umwuka Wera bibe kuri twe, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Komeza kuko izashira kandi nyuma Imana izagutabara. Uwiteka Imana ishobora byose, ndagushimiye kuri Imana igira neza, uri Imana irengera abantu bayo, uri Imana itabara abantu mu bigeragezo by'uburyo butandukanye, kandi ni koko ijambo ryawe ritubwira ko nawe wageragejwe mu isi, ko ariyo mpamvu utabara abageragezwa bose. Abageragezwa n'inzara ujye ubatabara kuko nawe inzara wahuye nayo, abageragezwa n'akarengane ujye ubatabara kuko nawe wararenganyijwe. Ujye utabara abantu bageragezwa mu buryo bwose, abambaye ubusa urabambika. Mwami, turakwinginze ngo udufashe buye nk'ibi ngibi turi ku rugamba, maze urebe abantu bawe bari kugeragezwa n'ibintu bitandukanye, kandi nk'ibyerezo utanakabegera agira ngo bakure mu nzira, ahubwo nibakomere bagume mu ntambara kuko urugamba ruzashira. Urakoze kuko utwumvise, urakoze ko witeguye gufasha umuntu wese uri ku rugamba, uri kwanga rwose gukora ikintu cyatuma izina ryawe ritukwa. Ngaho rero komeza kutugirira neza, komeze kurengera abantu bawe, nuko ubuntu bwawe n'ubufashwa n'Umwuka Wera bibe kuri twe, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. komeza Urugamba uri kwanga rwose gukora ikintu cyatuma izina ryawe ritukwa. Ngaho rero komeza kutugirira neza, komeze kurengera abantu bawe, nuko ubuntu bwawe n'ubufashwa n'Umwuka Wera bibe kuri twe, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. komeza kuko izashira kandi nyuma Imana izagutabara. Uwiteka Imana ishobora byose, ndagushimiye kuri Imana igira neza, uri Imana irengera abantu bayo, uri Imana itabara abantu mu bigeragezo by'uburyo butandukanye, kandi ni koko ijambo ryawe ritubwira ko nawe wageragejwe mu isi, ko ariyo mpamvu utabara abageragezwa bose. Abageragezwa n'inzara ujye ubatabara kuko nawe inzara wahuye nayo, abageragezwa n'akarengane ujye ubatabara kuko nawe wararenganyijwe. Ujye utabara abantu bageragezwa mu buryo bwose, abambaye ubusa urabambika. Mwami, turakwinginze ngo udufashe buye nk'ibi ngibi turi ku rugamba, maze urebe abantu bawe bari kugeragezwa n'ibintu bitandukanye, kandi nk'ibyerezo utanakabegera agira ngo bakure mu nzira, ahubwo nibakomere bagume mu ntambara kuko urugamba ruzashira. Urakoze kuko utwumvise, urakoze ko witeguye gufasha umuntu wese uri ku rugamba, uri kwanga rwose gukora ikintu cyatuma izina ryawe ritukwa. Ngaho rero komeza kutugirira neza, komeze kurengera abantu bawe, nuko ubuntu bwawe n'ubufashwa n'Umwuka Wera bibe kuri twe, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. komeza